Noneho dutangiye kugenda tuyegera twatangiye akagenda tugira ngo nta nubwo turi bugere kure cyane ariko ndabona tugiye kuyirangiza tugeze muri kimwe cya gatatu. Ni heza cyane kabisa ahangaha umuntu wese yahatembereye umunsi umwe rwose uhavuye stress ziba zisigaye zose hano. Kwa ahantu iyo umuntu yazengurutse inyanja akayisoza ahita yicarira hano akarya ka ice cream. Akavuga ati reka nishime nkoze siporo y'umunsi. Narimo arareba bino bishuhe n'izi nyoni hano razireba nabwo karuhuka mu mutwe kabisa. Ahangaha naho rwose wahaza ukiruhukira n'umuryango wawe kabisa. Ariko abantu batuye hano batuye neza nshuti zanjye. Ni Roseline again ugarutse kwa kundi nababwiye nyine ngo ibitekerezo byanyu ndabyubaha kandi nkabiha agaciro. Umunsi rero nigeze gusoma kuri comment zanyu ndavuga ngo nsomaho abantu bavuga ngo uzadutembereze no ku bigo by'amashuri byaho ngaho. Rero uyu munsi nabazanye ku kigo cya segonderi kiri hano aho bita Bugafier kugira ngo murebe ku segonderi zaha zubatse. Ariko sinaje ngiye nyine dufite n'umutumirwa mushyitsi wacu wadusuye tukaba turimo tugenda tumutembereza ariko namwe tubatembereza kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kibacika mu mwakire. Thank you. Let's go. Iyi rero ni segonderi yitwa Bugafier School. Ni ukuvuga ngo hano harimo amashuri kuva mu wa 8 kugeza mu wa 10. None se kuvuze ngo kuva mu wa 8 kugera mu wa 10 hano hantu ubwo bw'amashuri bayabara bati kuko mu Rwanda twari tuzi ko ari kuva muri primaire nyine wenda kuva mu wa 1 kugera mu wa 6. Noneho hano numise numva nyine ngo mu wa 8 kugera mu wa 10 ubwo mu wa 8 kugera mu wa 10 ugereranyije no mu Rwanda ubwo ni mu wa kangahe? Mu wa 8 kugera mu wa 10 urumva hano hari icyo bita Bane School. Sibyo ni ibice bitandukanye donc isi nanahita nka segonderi tubisobanure gutya. Hari Banahage. Banahage ubwo ni gardienne sibyo hagakurikizaho Bane School. Bane School ni primaire sibyo. Noneho iyo Bane School ni ukuva mu wa 1 kugeza mu wa 7. Iyo ivuyemo uza ahangaha bahita Ungdom School. Ungdom School ntago nzi nimba nagiranye na segonderi ariko ni hagati mu rubyiruko. Hanyuma urubyiruko bahera mu wa 8 kugeza mu wa 10. Nyuma bavuye aha bahita bajya aho bita muri Vidregonde School. Aho rero Vidregonde School niho nita segonderi kuko iyo havuye tujya muri kaminuza. Kono uvuga ngo hano hantu biga bagendeye ku myaka ntago bagendera kuvuga ngo wageze mu wakangaye mu wakangaye. Oya hano nta mwana usibira. Biterwa n'imyaka ufite imyaka 6 itutangira mu wa 1 primaire. Hanyuma ukagenda bakuzamura mpaka nta muntu usibira hano. So ibintu by'ibizami subwo bikorwa bagamije iki naho nta gusibira kubaho. Bakora ikizami mu wa 10. Mu wa 10 hano baragikora none bakagendera ku manota ugiye gusaba muri segonderi. Kuko ntago bigo byose bifata amanota ngana. Hari ubwo ushaka kwiga nka medicine ntago waba ufite amanota make ngo uyigemo. Ndabona hano ari ibibuga nk'iki ngiki ni cya ping pong. Tennis de table. Ubona ko muri Norvège abana baho bagerageza kubafasha ku ibintu by'imikino kabisa. Hano baba bari imikino ariko nanone sare zindi hariyo swimming pool iri hariya hirya inyuma hari indi building y'iki kigo hakabaho noneho n'ibindi bibuga binini cyane birimo aho ngaho mwe imbere. Ashobora kugraduatinga asoje nko mu wa 8 cyangwa bisaba ko akomeza ya level kugira ngo abe yakora graduation. Hano abana bahanga ni obligatoire kurangiza kugeza mu wa 10. Ni itegeko ntago wariva mutarangiza wa 10. Ariko iyo ugejeje mu wa 10 ukavuga ngo sinshaka kwiga nta muntu waguforsa kwiga nyine. Ariko ntago graduating. Wa 8 ntago wago wahagereza ngo uhita uva mu ishuri. Wa 10 basi. Hano haba ikintu bita studente iyo nyine basoje wenda nko kwiga ma graduation yabo. Sinabyerekanye kuri Setinemaye. Setinemaye iriya toge yabo abarangije babarangije segonderi. Ataraya mu wa 10 baba barangije ya myaka 3 ya kaminuza ya segonderi nyine ibemerera kujya muri kaminuza. Nibona ko iki kigo ari uri kubona ko iki kigo ari kinini kabisa. Ni kinini cyane kabisa ni kinini cyane. Ubu ngubu buri karitsiye ahangahe bifite ikigo ko nabonye wagira ngo hano ni nka karitsiye wajyana ikigo cya karitsiye ukuntu. Amashuri yitwa Ungdom School ntago ari muri karitsiye. Ntago ari muri karitsiye. Karitsiye ubundi amashuri yitwa Bane School ni yagiye ari muri gace nyine karimo amashuri menshi. Ariko abaturiye hano bose bahurira muri iki kigo.
So ubwo nuvuga ngo kuhiga ni ukwiyandikisha bisanzwe. Uriyandikisha iyo utuye hafi yaho nta muntu ujya ubura umwanya wo kwigamo. Kwishyura nangahe? Ni ubuntu. Wow, ni byiza cyane. Hano kwiga kugeza mu wa 10 ni ubuntu, na Vidregonda ni ubuntu. Yes. Ndabona n'ikibuga cya basket kubakunda kukadunda. Basket hano abari ikigo kugira ngo menye banacyemerere kugiha ubuzima gatozi bwo gukora nuko kiba cyujuje ibintu byinshi cyane, hari clave nyinshi bagenderaho ariko cyane cyane ibintu byo gukina by'abana. Ako yana tiro urabona ko ikomeza stili n'ibibuga byabo bana ko biri mu mashyamba. Ibibuga byaho hanga niho bakinira umupira kabisa, cyane cyane ko buri kigo cyo gifite n'ikipe y'ikigo. Ubu hano niho bitoreza nyine ikipe ya Bugafi yari yitoreza hanga. Umuntu se ashatse nko gukora private school ni iki byaba bisaba wenda kugira ngo abe yagira nk'ishuri rye niba bikunda? Amashuri hano ya private arahari ariko aba ari VIP. Hari international school y'Abongereza, hari international school y'Ababiligi ariko barayifunze. Iyo niyo yari y'abana nyine ari ama international schools. Noneho gardienne ushatse kwifungurira gardienne yawe ufite ahantu hisanzuye kandi abana bakinira bakabona ko ibyo nyine club byane nababyira bagendera ubyujuje abana bazakina bakisanzura, kuko gardienne wundi ni ukwiga wigira mu mikino. Hano niko bimera, ntago gardienne bigisha kubara no kwandika ni gukina gusa, bakakwigisha na discipline y'uburere mbonera gihugu gusa. Akureba nk'iki kibuga hano ntago wamenya ko ari cya secondaire kabisa. Ikibuga kiruta ibintu byinshi. Smart cyane. Ni cyiza cyane kabisa. Nkuko nababwiye rero ngo sindi njyenyine mfite umushyitsi. Chano yitwa Temberana na Roseline, ubwo rero n'umushyitsi nazajyaza nyine murabyumva nyine gahunda no kubatembereza. Tugiye kumuhasho umushyitsi wacu. Tumaze kumwereka ikigo cya secondaire kiri hano hafi, ubu tugenda no kumuzengurutsa inyanja. Ahantu abazungu bakorera siporo bazenguruka inyanja nyine nawe akore naga siporo. Ntumva warunaniwe? Ahindushye cyane. Urugendo wari wakoze ntago rworoshye nyine, ubu noneho kurambura amaguru byari bikenewe. Hano kano twituriye mu ishyamba, hari nature rwose. Norvege ni ishyamba ryinshi kabisa. Gusa ikintu mbikundira uko ahantu hari ishyamba niki ahangaha abantu baraza bakaharuhukira. Urabona abana bakora picnic hano bakotse ibiryo, n'umureba hari yarutuzu bagiye bubaka hagati mu mashyamba barimo baririra sho. Noneho rero kuzenguruka ino nyanja, ndakubwiza ukuri mu minsi ya nyuma y'amashuri urumva abanyeshuri ntago bigira mu ishuri, bose birirwa biruka hariya bazenguruka n'abarimu baba ariko biri muri part of yo kuba entertaining. Mu minsi ya nyuma nyine bavuga ati twishime, cyane cyane yari iminsi ya nyuma mbere ko bafata ikiruhuko cya sama. Hari view nziza cyane. Ni heza hano hantu kabisa. Icyo waruvuzeho se cyo kuba umuntu waruvuze ku grillinga, ntabwo kugrillinga nta gusobanukiwe, ntabwo biri bumwe mu mategeko agenga ibidukikije ku buryo umuntu ahantu hose ushatse wajyana imbabura ugatereka kotsa. Biroroshye kabisa, upfa kuba uri butware ibyo wahasi ibishingwe byawe. Uvuga ngo udushashi wazanye turimo izo nyama iki byose urongera ukabikusanya ukabitahana ukajya kubita iwawe. Ariko uremerewe kotsa. So ureba urugero umusaza, singari umusaza. Umusaza ari kwinjoyinga kandi buri ari kurya. Yizaniye ibiryo bye atereka nicarire hafi y'amazi. Nirira ibiryo byanjye. Iyi nyanja abantu benshi bakora siporo biruka. Biruka kabisa. Hari igihe ngiye nayizengurukaga n'igare. Ariko ureba hariya urabona umuntu uri kwiruka. Gukora siporo. Siporo kabisa hano ni ibintu byiza. Aha ariko nimbuze umunyenga wa mbere kuzenguruka hano n'igare. Sawa kabisa. Neza rwose. Iyi nyanja yitwa gute? Iki ni ikidendezi, nta nubwo ari inyanja. Ni ikidendezi kiri hagati mu ahantu baturiye nyine. Hano hantu kuri nature ya Norvege ifite amazi menshi ariko nk'aya ngaya ari hagati mu baturage nyine aba ari ibidendezi, ntago aba ari inyanja. Gusa hano haba habamo nk'ubwato murashaka gutemberamo kuroba. Ufite ubwato bwawe bwa prive menya wabuzamo, ariko amafi yo aruzuye.
umuntu yaza akirobera nta kibazo rwose ufite indobani yawe uraza ukaroba turazitahana uyu munsi ntababwiye ushize nerekana amazi ni ushatse waza ahangaho ukaroba wizaniye akababura kawe ukajya uyiroba uhita uyotsa ukayiroba ugahita uyotsa ukayirya se nta gihe kijya kigera hakuzura hakaza umwuzure wenda amazi yabaye menshi icyo kibazo ntabwo ari wowe wa mbere ukimbajije abantu benshi hano kubera ko batura hafi y'amazi cyane barabikunda noneho umuntu umwe yarambye ati igihe ntabwo nshobora gutura hafi y'amazi kuko mba nzi ko izuzura bikaba ikibazo nka kwa kundi nyine muri Afurika nyine amazi bavuga ngo kuyaturira ngo ni mu manegeka ariko hano ntabwo bijya biba ngo ntabwo ndabona amazi yuzuye akibasira abantu ndabona hari no hakurya yaho hari amazu yegereye neza yo ku mazi nyine hari abantu bahatuye cyane ariko utugare nyine ubu nguyu yarayirangije inyanja arayizengurutse kabisa inyanja ni nini abantu mwayizengurutse ifite ibirometero bingahe ababibaza nabonye yizengurutse neza ari ibirometero 5 kabisa kuyipfuka haka amahirwe yaho nuko ubuhura n'abandi bantu benshi bagutera courage ntago wananirwa kubera bose baba bari kuyizenguruka ni byiza gukora siporo ukagorora amaguru abantu baturiye hano siporo ya gym ntago bajya bayikoza muri sama rwose bose bazenguruka ino nyanja turagenda tumanuka gake gake kabisa ntago dushaka kurushya umushyitsi wacu no kumutwara nk'umwamikazi gake ibintu byo kuvuga ngo turamurushya tumwirukansa oya gusa nanone wageze ahantu bita muri Norvège kubera natire zihari nta mwanya ufite wo kwicara mu nzu cyane cyane iyo hadakonje nta mpamvu yo kwicara mu nzu kabisa hanze hari nature haratuje ugeze kumbwira ngo aya mazi yitwa ngo iki ndabona yitwa Stocklandsvann hashyiraho n'icyapa rwose kivuga cyasobanura noneho bagashyiraho noneho na location ukuntu wayizenguruka uko bigiye byitwa nyine bitandukanye haba hariho nk'amahame ari specific nk'ikintu umuntu adashobora gukora ari hafi y'amazi mu bijyanye no kubungabunga umutekano w'abantu n'utunyoni n'uduki harimo ubwoko baba bakwereka ubwoko bw'utusimba uri buhabone uje gusura ariko kabisa ndumva nta kintu cya danje hano natire ni y'abaturage yego nyine ahubwo uvuga ngo ugize accident mu nzira byagenda gute ushoboye ugize accident kubera ko haba hari abantu benshi bagenda n'ubundi ukubonye ahita guhamagarira ambulance ubutabazi bukaza aho uri hose baragutabara hari view nziza cyane nanone abantu bose badukurikiye njya mbabwira ukuntu abantu bikundira kubaka hejuru y'umusozi abantu bubatse hariya hejuru y'umusozi uzi focus yabo ni aya mazi iyo uhagaze hejuru hariya uba ureba ariya mazi nyine ndabona hari n'icyanya cyiza reba nk'ahariya habaye harimo nk'inka intama ariko n'ubundi ntabwo nituramuka tuyizengurutse ino nyanja tukayirangiza ntabwo turi burangize tutabonye inka n'intama ndakuzi wowe uri umuntu ukunda inka nzazi twivuga nubwo uhita wivuga kabisa urabona abantu rwose uyu nguyu rwose iyi mbwa amenya barayimwandikiye azengurutse ino nyanja kubera imbwa abantu b'inahangaha ko kugenda n'imbwa kweri nibyo ariko nibyo rwego rwo kugabanya ibiro akoreye ibiro afite iyo atagira imbwa buriya ntaba yarapfuye reba noneho kuzenguruka ino nyanja wihuta kuriya ufite motive y'imbwa ahubwo imbwa ntihatari kandi ubu nyine abana nayo mu rugo abana nayo kabisa hano hantu ni heza abandi ikintu nkundira abaturage bahangaha ntabwo bamayindinga ngo urabafotoye cyangwa ngo ariko mu bindi bihugu uramufotora akaba yanagutuka
ahubwo umugani ikintu njya nibaza buriya ko hano tuba tugenda dukamera cyane buriya mu bihugu byose naho biremera kugenda umuntu akamera abantu bari mu bihugu bitandukanye bazajya batubwira tutazaza mu gihugu cyabo tugakora amakosa tutabizi. Yego rwose bajye batubwira kuko gahunda yacu ni ugutembera kandi gutembera nzajya ngenda mbereka ni ukuvuga ngo no mu bihugu byose tuzatugendamo tuzadukora utudocumentary tuze tubashyirireho murebe ati twavuye aha byagenze gutya na gutya. Ariko nyine numvise hari umuntu abonye bavuga ko yafotoye ari Uganda bikagenda nabi. Aho mugana igihe wasanga ari ibihugu bindi kuko nkangaha hose tujya dufotora twerekana mu biganiro byacu nta burenganzira tuba twatse. Igihe dushobora kuzajya mu gihugu kindi tutabizi nta makuru yaho dufite ugasanga bidukozeho. Bitemewe. Abantu bajya batubwira hakiri kare baduha amakuru tubimenye bati nko mu gihugu runaka hano kugenda ukamera ahantu ntago byemewe bisaba kubisabira uburenganzira tubimenye tujye tubwaka hakiri kare. Aya mazi kandi aturuka mu musozi. Aya mazi kabisa ari gutemba gutya bayaturutse mu musozi akaza. Ariko ndabikunda n'ayandi. Wow. Baba barayashakiye inzira yo kugira ngo ahure n'ayandi. Reba noneho gutembereza abana tembereza abana ino nyanja ukayibazengurutsa bana uba ukoze siporo wishimye n'abana bakabona fresh air rwose hagije ukaruhuka. Abantu rero bigeze kumbwira ikintu kijyanye n'ibishanga hano nta gishanga cya danje mbona ariko ukuntu mpabona kubera utwatsi twahameze hajya kumera nk'igishanga ku nkengero ni ku nkengero y'amazi nyine. Ahangaha umuntu hateye umuceri ntiwamera se simbona utwatsi twameze dusa nk'umuceri. ahubwo misengira akabazo k'amatsiko nk'ubu umuntu hano yabonamo imibu. Imibu irahari. Imibu irahari isazi insect dore kiriya cyapa byanditseho. Hari imibu y'ibisore hano hari imibi ibonye wakwikanga ukuntu ingana. Ubu yabitera malaria nk'iwacu. Hano nta malaria ihaba. Ntayo ndwara yitwa malaria niba nayizi niyo umuntu avuye muri Afrika muri vacances ayirwaye ashobora gupfa kuko ntago bayivura batayizi nyine. Ahubwo baduha ibinini byo kwikingira mbere yo kujya muri vacances mu gihugu kirimo malaria utangira kunywa ibinini byo kugukingira malaria. Byiza cyane. Aba bana rwose bagiye gutemberana n'ababyeyi babo bakazenguruka inyanja. Urabona ko ababyeyi babo batangiye agasiporo ko gusubira kuri regime nyine kuri taye nyuma yo kwibaruka. Dore rero uzi kwibaruka wanze ukajya uzenguruka nk'ino nyanja iminsi 3 mu cyumweru uhita usubira kuri taye. Ese ko nyakunda kubona ababyeyi banga bari gutemberana n'abana no mu masaha y'akazi. Hano abantu babahanga igihe kingana gute wenda cyo kuba uri mu rugo uri kumwe n'uruhinja. Hano uhembwa umushahara wawe wose nyuma yo kubyara guha amezi 8 uri mu rugo. Ariko ushatse guhembwa 80% y'umushahara wawe wose umwaka barawuguha. Ngo bakongera andi mezi 4. Ubona ko abantu benshi kabisa baragira. Abapapa babaha amezi 3 iyo babyaye. Ariko mama ni amezi 8. Ni sawa kabisa birafasha. Birafasha kuko umwana bagomba kubanza akamenyera mbere yuko ajya kwiga. Abana benshi batangira banahage cyangwa se gardienne bafite umwaka ko abakiri muto cyane. Ariko umubyeyi agomba gusubira mu kazi ntabwo uwo mwaka wakurengereza. Ugomba guta usubira mu kazi. Ese ubwo bigenda nka gute iyo tuvuge mu rugo umupapa arakora n'umumama arakora umwana ajya ku ishuri nyine ubwo buzima bwo guhuza akazi n'umwana n'ishuri babigenza gute? Abakoresha bawe muravugana bakaguha tunisi ijyanye no kuvuga ngo umwana ajya muri banhage ushatse wamujyanayo kuva saa 9:30 sibyo ukamufata kugeza saa 10 banhage nibwo ifunga saa 9:30 cyangwa saa 10 atarize ntabwo arire bafite ibikinisho byose kandi abari kumwe n'abantu babitaho neza afite urukundo nk'urw'ababyeyi. So rero nta kibazo agira uraza ukamufata nyuma y'akazi umubyeyi adepoza umwana kuri gardienne yarangiza akajya ku kazi saa 9:30 akaza agafata umwana akamutahana ejo akongera gutyo.
muri weekend ubwo nta umwe muri bo ntakora ari papa cyangwa mama umwe muri barasiba akita ku mwana. Yego. Byaba bigenda gute se nk'urugero umwana arwaye kandi mugomba kujya gukora mugomba kujya ku kazi icyo gihe bigenda gute? Hano iyo ufite umwana urwaye usaba konje. Nuko iyo urwaye usohamagara umukoresha bakamuga ati ndarwaye. Noneho iyo umwana ari urwaye uramuhamagara ukamubwira ati mfite umwana urwaye, aguha ikiruhuko nyine ukagumana n'umwana mu rugo. Bakakwishyura? Barakwishyura. Aha. Yeah. Nziza cyane. Ndumva ariko ukunda amafaranga. Akantu ko kwishyura ugakomeyeho cyane. Ngo kwishyura ntanditsemo. Ariko hano rwose amategeko yaho nta kintu abatwaye pe. Dore ya nyanja naho dutangiye kugenda tuyegera. Twatangiye akagenda tugira ngo nta nubwo turi bugere kure cyane, ariko ndabona tugiye kuyirangiza. Tugeze muri 1/3. Ni heza cyane kabisa. Ahangaha umuntu wese iyo hatembereye umunsi umwe rwose uhavuye, stress ziba zisigaye zose hano. Ura refreshing. Winjira mu nzu wa refreshinze kabisa, wabaye muzima nanone. Ibi byatsi nta bushyuhe bitera. No urabona nyine ko nta kibazo cyabyo, ariko nge ndabona ari ibishanga. Byatsi byameze mu mazi mo imbere. Ku ruhande. Ni ku ruhande ariko ni mu mazi imbere. Ntibaza byameze hano gute ko nta muntu bitera. Ibintu byaha byose n'umwimerere disi cyakoze iki gihugu gifite ahantu heza henshi kabisa. Nature yabo ndayikunda cyane nanjye. Haba hari safe se kuhagenda nka nijoro? Na saa sita z'ijoro waza uri wenyine ukayizenguruka nta kibazo. Urumva hano haba hari safe kubera ko akenshi abantu banga bamenyereye kugenda kuko urabona ko hari n'amatara kandi n'akayira kabo baragakoze neza nta kintu kimwe cyagutega. Hano hari amatara abacanye kabisa. Aba sportif tutangiye guhura nabo noneho wirukanka na t-shirt bakuyemo. Hano hantu abantu kwakorera siporo rwose ni byiza cyane. Cyane ariko kuko narayikoraga cyane ngiye nyine y'igare. Ariko abantu uba wumva wishimye cyane kabisa. Ku kazi kawe tuye kuteri n'akagare kawe cyangwa uri kwiruka nyine dutuye kuteri twawe uri kumva biryoshye. Twako nabwiye ngo abantu baha nature yabayibyaza umusaruro. Nta kuntu bari kubona ahantu heza nkango ntibashakira ahantu ho gukorera siporo n'ibyari gukunda kabisa. Dore ibyatsi byameze mu mazi. Ibingibi mu Rwanda byita urufunzo ndabyibutse. Ese wacu ko tujya tugira igihe tugakora umuganda bise nibaza nk'ahantu nkaha nyine bibaye ngombwa ko bahakorera isuku hari nk'ibintu bagabanya n'indi ubikora. Ahangaha ni aha leta ikintu badusaba ni ukuvuga ngo nimba wahazanye utuntu tw'udushingwe dusubizeyo, ariko hari igihe nyine leta ihajya. Dore za ntama wavugaga ati zakagombye kuba zirahari. Zirahari kabisa. Nyibukije intama twari dufite iwacu. Namwe mwari muzifite? Ariko muri Afurika cyane mu Rwanda ntabwo intama ziribwa cyane guys. Reka mbabwire hano intama iraribwa 80%. Niryo tungo barya cyane muri Norvège. Ese nibyo koko intama ziritonda nkuko bahora babivuga? I don't know, intama zose bazutubwiye ko bari bazifite. Intama ziritonda ntimuzi ko no muri Bibiliya bavuga ngo intama z'Imana. Kuko iryo tungo bafashe bakarishyira Imana. Ariko ndibutse koko n'agatama ka Yesu we. Urumva ndagatama ka Yesu nge nditonda cyane. Ntama zazi barimishisha ariko nanone bya niravuze byo nk'abantu bajya bavuga ngo ibyaro byahangadera ngo umuntu aba ari umuhinzi n'umworozi. Bakaza bayituriyemo. Yituriye ku mazi. Hafi y'amazi inzu se ko ari nziza cyane we iri noneho hafi y'amazi. Wow. Ariko ngo subura n'umuhinzi mworozi izi ntama zishobora ko atariza ari umuntu wazizanya akazishyiramo ngo zibe zirishiriza. Ahangaha nubwo ari inyanja yo ahantu bakoreho siporo ntabwo ari kuri beach, ntabwo ari ku mazi.
aha ngaha abantu bajya bahaza bakanidumbaguza bakoga ariko kuri beach naho tuzagerayo. Aya ngaha ntabwo ari kuri beach. ubundi ubu ngubu ni uko ari no mu gihe cya vakansi hano hantu ubundi twagiye duhura n'abantu benshi cyane. abantu ubona ko bigiriye muri vakansi Ntabahari kabisa abantu. iyo baba bahari ahantu tuba tugenda duhura n'abantu benshi cyane. Abantu bahari ni aba ngaba nyine tugenda duhura nabo ariko urabona ko akabwa kubahwe. Kajya gukoresha abantu siporo kubahwe. Ni keja kano. Ni keja cyane. Ya. Kubahwe kabisa. Ariko nyirako yahise agakura mu nzira yanjye arabizi ko nkatinya. Urabona adasa akimura. Yaravuze ati uyu mwana ndabona atangiye gutitira. Nabimenye. Ahantu kuhatembera. Hano se ko hari iminara myinshi. Haba hari ihuriro ryayo ndabona ari myinshi cyane sinzi. Aho iminara ni iy'amashanyarazi. Ni amapoto ntabwo ari iminara, ni amapoto y'umuriro. Ni amapoto ya. Ariko kuki ari menshi hano wanamugana ko ahandi ntajya nyabona. Ubwo ni ukuvuga ngo hano impamvu aba ari menshi biba bivuze ko hano ariho bakoresha badistribuya muri tuno duce tw'ahangaha. Niho hari wavuga ko ari nk'urugomero rw'amashanyarazi yo muri aka gace. Kuko niho haba hari amapoto manini angana kuriya aba ariho umuriro mwinshi cyane ugomba guhereza abaturage b'ahangaha nyine. Byano byo kuba ufite inzu yegereye amazi bibona rwose ari hakurya zirahari. Yahegereye kandi aha hantu bahita Gandare. Wow, ni heza cyane pe. Ntacyo urabona. Nakubwiye nti ntabwo urananirwa. Ntabwo nananirwa ndi kureba amazi. Ntabwo wananirwa uri kureba ibyiza n'abandi bita bigenda. Ni hatari kabisa. Ntunarirwe utubwiye dusubire inyuma. Kona ko ibintu byose baba barabiteganyije niba unananiwe reba agatebe hano. Baba baragiye bateganya agatebe k'abantu bahita bicaraho mu gihe bananiye bari mu gasiporo. Ahita yicara akaruhuka. Ukaba wiruhuka ureba n'ubundi view waje gushaka y'amazi. Wow. Bantu bacu kabisa twongeye tubibutse nimba uri hano kuri no chaîne uri mushyashya mwibuke mukore subscribe mukore like mujye munabisharinga tujye tubatembereza namwe mugabanye na stress nyine stress zigabanyuke. Iyi niyo channel igabura. Umushyitsi wacu ngaho natubwira inyanja turayizengurutse turayisoje tubwira uyibonye ite. Iyi nyanja ni nziza byo nyine kuyireba nyine ukuntu iri natural. Uhita uruhuka ibintu byose wari gutekereza kumva nyine birashize. Abafana bacu abakunzi bacu bigeze kutubwira ko bashaka tuzatubazana n'abatumirwa. Ubu nibyo twatangiye nyine muri urwo rwego kugira ngo nyine bajye bishima barebe ko ibintu byose badusaba tuba duhari kabisa. Kubona ko ari ubusitani bwiza bwo kwicaraho umuntu yananiwe wo kuruhukira. Zuminga urebe iriya mbabura. Wabibonye imbabura muntu yakereza. Ahangaha ibigo by'amashuri birahaza bagakina volley hariya barangiza bakicara hano bakarya amasosiso n'imigati. Bakosta amasosiso hariya. Ashaka abazungu bazi no kurya ubuzima. Ino mbabura bari ya leta yahabashyiriye. Ya leta kabisa. Icyo bazana ni amakara n'ikibiriti. Bakatsa bawuri kaka. Ibintu byose baba barabiplaninze. Barabiplaninze ahangaha naho kurira kabisa. Ubona ko abazungu bazi guplaninga ibintu byabo byose ariko kugasuku kabo urabona wamenya ko bahaririye ibintu byinshi cyane ko reba nta kintu na kimwe cy'umwana. Bagira discipline kabisa. Gusa no mu Rwanda turagerageza ugerageje n'ibindi bihugu bya Afrika abanyarwanda turagerageza. Oya kwisuka abanyarwanda ni abambere. Ariko mu kanya nibwo nari kureba mbona ukuntu abarundi badukurikirana. Abarundi tuba turi kumwe nabo ni ibintu byiza cyane pe. Abantu benshi basigaye badukurikirana abumva ururimi rw'ikinyarwanda harimo abarundi, abakongomani, abanyamurenge, abanyabwisha aho muri hose ku isi turabibona urukundo mwatweretse cyane kabisa. None hano niho igarukiye cyangwa iracyakomeje. Ubu ngubu twe andi twatangiriye hari ku ntangiro zayo. Ubu turayisoje nyine. Ubu ngubu dushatse twakwicara tukanywa fanta.
kuba agasiporo k'umunsi turagashoje ibirometero 5 turabigiye. Naho turageza neza gusa nyine nuko n'ubundi ahantu hasigaye harasa ubundi nta kintu gishya twaba turi kubereka kandi tuba tugomba kubereka ibintu bishya. Guys nizeye ko mwishimye reka abantu bambazaga ngo hitwa ngo iki ubu rero urabona ko tugeze ku musozo nyine w'iyo nyanja ahantu heza cyane hari inyoni ibishuhe byinshi cyane ariko wabonye n'ahangaha bahashyira n'akantuza kararo gafasha abantu kwambuka rwose nta kibazo ufite kandi kiba gikomeye rwose ntabwo ari nka cya kindi uhita ugeraho kikagwa ugeze hagati kino kiba gikomeye urabona ko ikibereka ko tugeze ku musozo w'inyanja tugeze noneho muri quartier y'amazu ku muhanda kaburimbo tugezeho n'amamodoka ngariya turayishoje kabisa ariko byari bigoye. Akabazo kandi nagize ese nk'aya mazi umuntu yayabatirizwamo cyangwa usibye ko nigeze kubona abantu bari kuyogamo uzazana pasiteri wa mu byuti mbatiza nazazana kubatiza ko kera twebwe iwacu nyine bakubatizaga nk'ahantu nk'amazi adatemba umwana ari muri sama umuntu yakubatiza kandi ugahita unuzura umwuka wera. Haleluya. Ubona ko hari n'inuma se inuma yahita ikugwa ku bitugu kakaba karabaye ukavuga indimi. Umuntu azanye umuntu w'umupasiteri akavuga ati mbatiza why not. Imbata ziba ziri kwinjoyinga ziri kwiyongera. Kariya kazusa kariya ni akazu k'umutako kiyubakema ariko kariya kagaburira inyoni bashyiramo ibiryo byo kugaburira inyoni muri winter ntabwo inyoni zibera gutya zitoragura nyine kariya bashyiramo ibiryo byabo. urabona ko ahantu iyo umuntu yazengurutse inyanja akayisoza ahita yicarira hano akarya ka ice cream akavuga ati reka nishime nkoze siporo y'umunsi. uru rushuhe noneho rwo kuntu rungana bimwe bava mu kanya ngo bingana nk'ihene iyo none ngana nk'ihene ndakurahiye. Ibintu si bya bindi tujya turya ngo ni inkokosha dendo si byo batubagira buriya ari igihe ntajya nemeranya nabo kabisa. Dore uyu muntu nawe iyi stati bayikoze bahise bamushyiraho afite ibishuhe kabisa. Inuma ni igishuhe hafa. Iyo umuntu arimo arareba bino bishuhe n'izi nyoni hano urazireba nabwo ukaruhuka mu mutwe kabisa. Ahangaha naho rwose wahaza ukiruhukira n'umuryango wawe kabisa. Ariko abantu batuye hano batuye neza ntabwo neza pe nk'umuntu utuye ahangaha kweri stress ntiyaziretse. Akandi kabazo naringize nk'ubu ibi bishuhe ko umuntu abibona ku manywa nijoro byaba bitaha hehe? Ibi bishuhe ntago namenya ngo bitaha he ubu byirarira muri ibi byatsi biri hafi y'inyanja that's it. Inoze ibi bishuhe ko nabigeranya nk'imbata zo mu rugo. Izi ni imbata zo mu mazi kandi imbata zo mu rugo zitaha mu rugo nyine. Izi nazo zangaha zitaha muri ibi byatsi biba biri hano. Niho bibyitahira kabisa kuko niyo hari ubukonje niho bihungira. Urumva rero ku kabazo k'amatsiko turagakemuye. Hagati aho rero guys twabashimiye kuzengurukana natwe inyanja urukundo rwose mutwereka buri munsi. Please nimba uri mushyashya kuri iyi channel wibuke subscribe, share na like, mwandike n'ama-comment tujye tubona ibintu tugenda tubaha ko mubyakira. Noneho ama-comment yanyu mujye mwibuka ko ari ibitekerezo byiza kandi tubigenderaho tukabaha ibintu bizima. Mwakoze kubana natwe turabakunda. Imana umugisha. Bye bye.